iyi cano bayita Wisdom TV show, sibwo bwa mbere wahagera. Iyi niyo cano igabura bana mujya guhekenya ibihanga byo kwa Musha. Niba uyu munsi ugize amahirwe Wisdom TV show bakaba baguhaye special, ubwo ejo nutayibona ibishyimbo ntabwo uzabiri gakubitana n'igishyimbo cy'inkarago, igishyimbo kimeze neza cyangwa umutonora wabiriye iwawe agiye mureka kwira neza ko nawe ugiye kwihara wageze i Kigali ngo ntabwo ujya urya ibishyimbo. iyi cano bayita Wisdom TV show, sibwo bwa mbere wahagera. Iyi niyo cano igabura bana mujya guhekenya ibihanga byo kwa Musha. Nzakugeza kure, waruruka muri hoteli ryaje waruruka kurya umureti muri hoteli. Azansana turabasuhuje abakurikiye Wisdom TV Rwanda. Uyu munsi turi ku munsi wa gatatu w'icyumweru yakamana. Yes papa, bimeze bite? Iba na amahoro kabisa. Ku kareti kaga special wowe na Nzovu. Nzovu njyewe narakubwiye nzakugeza ahantu hakomakomeye. Waruruka kurya umureti muri niyo mpamvu nanjye rero mu bakinnyi agiye mpura nabo bose nakwiye ko ngukunda. Natangiye uyu mwaka bimejeje njya nkabanza ngasenga. Banza usenge kabisa. Nsengera iki cyako. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu. Amen. Bénissez-nous Seigneur. Bénissez ce repas, ce qui nous préparé, à procurer du pain, à ceux qui nous mangeaient. Amen. Arakibagiwe nuko twasengaga kera. Ubwo Nzovu azi byabaye. Kanage nsenge isengesho ryo kurya Imana ishobora byose, Imana nkunda muheretse uyu mureti, Imana nizere ko ibyahumanya umwana w'umuntu bagerageje kubivana umwana ntuheretse iri funguro n'abatabashije kuribona Imana nabo bihangane. Ejo ni abona cano hanazacano zo guteka ibihanga by'ihene n'uduhene two kwa Gasukwa. Abona cano naya cano itanga ibishyimbo n'iki n'avoka, ya bishyimbo by'inkarago n'avoka. nawe nazakugeza. Iyi bayita Wisdom TV. Wasanga ari pizza kandi utazi ko dukorera ako gaserviette yakamwa, ako gaserviette genzana gusobanurira. Ubundi umureti aba ari amagi gusa nta kindi kintu kiri. Iyo avanze nk'agafiriti harimo inyanya nibyo bita special, special mu gifaransa se babyita ngo iki? Special ni mu speciale n'ubundi mu gifaransa cyangwa mu cyongereza special. Oya mu cyongereza ni special. No sinavuga ngo special force. Special ni ingabo zo mu kiye cyane nizo ku butaka. None se hano hari ingabo habonye, iyi ni special. Ni umureti wa special. Mu Kinyarwanda tukabyita imvange kuko harimo inyanya, ifiriti n'amagi. Ntabwo ari imvange y'ibirayi n'ibishyimbo. Umureti wo muri hoteli sawa. Nzovu narakubwenge ndaje ngenda kumugeza mu mahoteli akomeye wa muntu we wa muvandimwe we. Umureti nibashyiraho n'agasembe. Wakwibusenge n'urusenda abikubwiye kuva kera. Akunda urusenda rwinshi. Akabakitaga ubugira ngo mama kuno mubomore neza agashituze. Gashitura ikisi. Nagashitura imodoka. Urusenda rwinshi. Ayo gusa Wisdom TV show vraiment tukavurema muragabura rwose. Cani gabura. Ni cani gabura. Oya yakamwa ngewe hari ikintu cyantangaje. Ugera ku dushyimbo n'avoka ngo icano n'igabura cyane. Wajya kwicana iguhaye ihene ngo n'igabura cyane. Wagera ku mitwe n'inkoko birabyo kwa Mushi ngo tubicana n'igabura. Nejo bundi ariko urabona ko special ifite itandukanye. Ubu niyo ya mbere. Ndakubwiye oya nawe umbwire uvugisha. Anayiririye muri hotel. Wari warya special nkiyi ankora muri hotel. Muri hotel. Nzovu ira ntebe ira ameza araza kwishyikira se aho. Nzovu arahagera. Arahagera ndi kubona muri iyi minsi ko imyaka iri kugenda
Ishira ari kugenda yiyongera kwa muremure se nawe uri gusaza oya gusaza gutese waburyo mureke ejo bundi wamukoreye anniversaire 52 imyaka 52 kimaze kuba myinshira yaka ndavomera turaryoha ntubivuga uriya mukobwa wa musavinze abyumva bikonze vuba nabivuga uriya mukobwa wa gusavinze abyumva ntari waguteje abantu mwabonye cani gabura sha aba nava mu Bwongereza urazana udushimba twa desa 5 guys udushimbo kwe 5 guys ya niyo kwaje ni udushimbo bya bikimba babyita mituyo abona singeze cano ariko ndakubwiye uducano twatombotse twabaye zagara n'abakozi bo mu mago bafunguye uducano mfitebwa amakuru yuko na misiye ngo ari ama YouTube channel bagiye guhagarika bazaba bagenda bahagarika buke buke niya misiye Eliza birimo niya Nyamabondo niya bazahagarikira iki YouTube channel bazafata yandi yamaze ko zamonetize cyangwa agira ko tuducana dutango bagiye kutuvana bamaze kubazaga ariko baramutse bazibafungiye bagayakora Hermes ibyo bintu ntabwo byashoboka ntabwo twabyemera YouTube ni ishyamba rinini ni ishyamba rigari YouTube itabangamira ubwisanzure bw'abanyarwanda cyangwa bw'abantu muri rusange uzazana impamvu zo gukora content zo gusebanya content zo kwanduranya wowe rwose ribi zamukurikirana ariko umuntu uzafungura cano akishyiriraho utuntu twe asekeje abantu sigaye twijya ku YouTube channel asetsa adasebanya kurya ko none atari kuvuga ngo twarya ibibonetse byose hari ibyo warya ukadiyara nk'icyumwe ibibonetse byose by'ubushatse kuvuga nano hano ni bagabo ntwari udukimbo navoka ushaka ko wari none se wowe ntabwo ugira ibikimbo niba uyu munsi ugize amahirwe Wisdom TV bakaba baguhaye special ubwo ejo nutayibona ibishyimbo ntabwo uzabiri gakubitana n'igishyimbo cy'inkarago igishyimbo kimeze neza cyangwa umutonora wabiriye iwawe agiye murakakwira neza ko nawe ugiye kwihara wageze i Kigali ngo ntabwo ujya urya ibishyimbo class special ikomeye harimo n'inyama yakajya ubamere ukuri niba ugeze amahirwe ukabona iyi special yitamira ariko ejo nuyibura n'igishyimbo uzagitamira ariko ngewe nkunda ko yakatajya yijena agendana n'ubuzima bugezweho njyaho ngeze wa mugani w'abanyarwanda ngo ugiye uryasaza zigera imbere noneho rero Nzovu ashobora kuba azahura n'ahari udushyimbo ahubwo Nzovu ni kwa kundi bavuga ngo kwikura amata ku muntu ejo uyu munsi nubura uyu mureti ukagera ahari ibishyimbo zabikwima erega ubundi ibintu byose ntukajya upfa kurya ngo ibibonetse byose ibishyimbo none ibishyimbo uretse kubeshya ko tutavukiye i Kigali ko twavukiye mu cyaro Nzovu koko ugiye kumbwira ko tutarizwe n'ibishyimbo n'ibijumba n'amateke n'iki hari uwo bitareze se ahubwo hari uwo bitakuje n'imyumbati ariko abantu bagera i Kigali ngo ngiye ngo sinjye cyane cyane abakobwa agakaraga ibuno ngo ngiye sinjye n'ibishyimbo akureba nkavuga wakugeza iwanyu ngo urebe ibyo ariko hari umukobwa wari wasohokanaho hari umukobwa wari wasohokanaho umwe se ariko hariho nasohokanye ndi kunywa peti mitsingi y'igihumbi mbona afashe siminofu nari mfite 3,000 ya 2,500 ndavuga nuko bimeze mbabarira muko yitahire rwose oya se ubimubwiriraho abakobwa namwe mbabarira utankoze isoni mwaka yaka ntabwo wiraririye nk'umusore ngo uvuge uti reka nemere wirarire niba gukubita fagitire ukoro baza kuguhondagurira mu kabari k'abandi noneho abantu twagiye ariko kumwe yakabarebye y'umureti ese yakaba wari uzi ko Nzovu agira inyinya cyangwa ntabwo ari inyinya rase n'inyinya kuko harimo metero n'inyinya harimo metero none se ko Nzovu wadafite icyo kunywa ngo inzoga yaraziretse
inzoga yaraziretse uretse mu kanya nabi imbere ya kamera behind camera arazivutagura cyangwa Knowless namubekera ni Knowless ariko we ajyanga gushyira inzoga imbere ya kamera yigize ameze nk'abapasiteri bazinywa bihishe nge rero akabyerinka ku mugaragaro rwose ngo yajyaga bomagura Mama Queen akandi kaboko kari mu mwikaziye hasi oya nzovu bitubwire ukuntu waranguriye Mama Queen muri ya madolari 500 bakohereje ukamurangurira inzoga ukuntu mwacururizaga munsi y'igitanda bacururizaga munsi y'igitanda Wese hari habaye ubone inzoga zo munsi y'igitanda ni za nzoga zaryoha yakaze aryoha Winston zo munsi y'igitanda ubwo muri kuburirwa kura munsi y'igitanda ubwo murimo kuzinywa nese wabigiraga gute Nzovu rero nyine ni nkuko hano nicaye ndani nk'igitanda we akoko kamwe kaba kari munsi y'igitanda kazamura akanose ugotomera kandi no kugikora kandi no kugikora ako yakanzova ashobora kuba ari expert ubu ni mu bita ashobora kuba rwose Nzovu niwe wanyigishije uburangi ubundi nari umwana mwiza niwe wanjyanye Sodoma niwe wakujyanye Sodoma mu ndangabiri ankubita uwitwa Lisa ariko nawe ameze nk'ikihe nta muntu muzima agira Nzovu yaranyishe nta muntu muzima ngira indangamirwa yishyuye menshi ngo yayishyuye 10,000 10 rye rigenda ririra muwe mwakumva mu mbarizi chayaka nawe uzitwa nk'akagarukaho ngewe ubu ndijuse naso umurete turakunaniye sida navuze ngo urwaye sida n'umurete urakunaniye akaryongo ni umuhanuri Nzovu umurete nk'uyu uryoshye gutyo urakunaniye Nzovu se yaranduye ngo si bwashobora imyumbati n'ibishyimbo wa mugani wawe unaniwe sipesiyare nk'iyi ngewe mfite akazi gatoya niyo mpamvu uravuze ngo uko areshya ni nako arya ni ukuvuga ngo Nzovu cyakora Nzovu kurya kwe rwose ni gake cyane igihe umurete ndawataka nunda urabeye none unanirwa baguhetekaho cyangwa wapfunyika nk'uko mama wa papa yigeze gupfunyika umuceri twari turi Nyamirambo ku marangi kugapfunyika se hari ikibazo gusa ndashimira by'umwihariko Wisdom TV ubutana nazatujyane ku marangi tujye no kurya karaga pirawo kawe hehe ku marangi Nyamirambo tuzajye kurya umurete nk'uyu ugashozaho agapeti sha aya ni agapeti kawe tuzinywera kateveri ka Mukaru ako yakabora warambwiye yuko uyu mwaka utazongera kureba ku nzoga oya nukuri kw'Imana nari imaze iminsi 3 nanywa ku nzoga iminsi 3 kuko kubunane narakomeretse yamaze iminsi 3 rwose inzoga waraziretse naraziparitse ariko iminsi 3 nari imaze numvaga maze nk'umwaka nanywa ubu za ntego uracyazikomeje yahise zamunaniye ubu uracyazikomeje cyangwa uyu mwaka nawe ugiye kuba oya gahunda ni ukurongora no gahunda ariko rero kurongora nkashaka umugore amuze ko azankura ku gacupa ibyo ntibishoboka nta kintu na kimwe cyagukura ku gacupa oya yakora indazo nzazipari ariko kuvuga ngo bankura ku gacupa ntago nzanywa amazi ari uko naruhana ese yaka umuntu nkawe wamenyereye kwiroberamo iyo ushaka uzashaka umugore bivemo iyo discipline uyigire bizaterwe wese mwamaranye kandi ejo bundi wari washatse mu manye iminsi ntiwari washatse se waguze n'ibitenge reka iminsi yakoye kamwana z'ubwenge content yaramunaniye yakamwana atafata ibikoresho byiwe atwara igitenge amasafuriya ibikombe yari content ngo yari content rwose yagiye gukora content nka content yanjye na Keza dukora ubukwe nabundi nge nindongora muzabibona ko ari kurongora nyabyo ako nge numva ntaka ko warongora biri official pana content yakanyishuti yanjye nta mwana afite ndamwifuza nibura agiye kugira imyaka 40 ariko urata abana ubana nabo arabyara se Nzovu yakamwana yabyabonye umugore utajya muri onapo agazandangamirwa ziza ubwenge abana utabana nabo
nta mwana ushaka none. Umugore yarakwirukanye tubana nawe. Egerayo imbere gato yaka. Umugore ari kurera abana. Warangiza ukirirwa undi ataha abana utabana nabo ubamariye iki? Atazi uko babayeho. Ariko ngenda bafite. Ese akabura urabyizeye ko arabe cyangwa hari uwamucaga inyuma nye? Noneho ngewe mbanze nanabivugira hano. Uriya mukobwa w'imfura ngo nta nubwo ari uwawe. Ahubwo wowe ngo warongoye nyina ngo atwite ngo urakurakuza. Kuri ndafite n'imfura. Wewe ngo uramu mama Sandrine ngo yaratwite Sandrine ngo ahubwo ngo warakurakujije. Uravuze ngo Nzovu ntago ajya atera inda? Oya afite abo bandi batatu ndabyibuze. Abo batatu bo nabi. Ariko uwo ngo garuka mu kiganiro. Narese yaranyuma y'ikiganiro agiye gukora yiki. Cara bakubonye. Bamboye sinagize nti. Nakiri wakoze. Oya kamera moro mujisto. Yarakanita gafata rwose. Yatubwiye ko atajya kwizogara. Ngewe navuga ko inzoga nazetse burundu. Ariko ngewe nanga kujyana inzoga imbere ya kamera. Ariko urazi uransekeje cyakora ari ubuze byose. Ukuntu yiranguje Noresira ntabwo nicyo pari kurimira. Gusa ngewe ndashima Imana kubona ndangije uyu mwaka amahoro mba narawuguye. Noneho amakuru mfite ngo muri Zambia hari umupolisi ngo wari urinze imfungwa arangije aranywa icupa araripiningiza. Ngo ahita arekura imfungwa ati namwe mujye kurya umunsi mukuru. Urabeshya byabayeho se n'abakatiwe zero. Aturi bugende mbaha timbahaye uruhushya. Yakubwiye buraserazi ko bari bugaruke. Yarakuye imfungwa zose ati mugende mujye kurya umunsi mukuru mugaruke. Ariko nanjye reka ngute ndizitwaye. Oya abantu baratinze kuri umwaka abantu baratinze. Reka ngukubite ndizitware. Mu byashize najyaga nkunda kujyana bita i Bujumbura. Nageze i Bujumbura nari ndano bita hano Ingozi. Urabona i Burundi hari ibyo bita ngo nimba mwibohero nimba kuri polisi mbese. I Burundi abapolisi bajya mu kabare bambaye intuza imyenda ya i Burundi barunsanire kuri polisi y'u Burundi bahita kwibohero bahita kuri station. Station arakabari nandi kunyweramo. Akabari nandi kunyweramo. Umupolisi araza ate nimbona nawe arinjira aranywa arasinda. Amaze gusinda abasivile baramuteruye n'imbunda. Umwe afata amaguru undi afata n'imbunda ayifite gutya. Bamugeza kuri polisi tubazaniye umuntu ibaze bamugeza ku ibohero. Tero umuntu ufite imbunda wakakombye no kwimwaka ukawamugira nabe ko baramujyanye anayifite. Anayifite yatsindanye baramuteruye yasindanye nayo. Abasivile bo muri Kongo barasina ngo niba muri Kongo. Gusanga ari ku geti. Ariko ngo n'umukobwa bafite inzoga bari kurya umuziki kandi ngo ari ku burinzi. Kandi ari ku burinzi. Bameze nk'abakongo. Ari umupolisi. Ari umupolisi ari ku burinzi. Afite n'imbunda rwose. Byari umujama wanjye witwa Kiroso. Afite channel bita Sawa TV show ariko arafunze. Yagiye i Burundi yanyeretse amafoto yasirengiranye n'abapolisi b'abarundi. Bari kumwe n'abarundi rwose. Ko numva nabo yaba ari Nzovu ko gahoro. Nzovu wamuhaye umukobwa buri hari ikintu yaba kikoreye. Yewe se ubasama kuri umukobwa umva ukuntu abantu basinze ejo bundi mu mwaka abantu barasinze ku rwego rwo hejuru. Undi muzamu w'irutsiro yaragiye umuzamu yicara nk'ariya hejuru kuri etaje nyiyi ngo ari gukontorora ngo ari kureba hakurya iriya aho ibizamba biza guturuka. None ngo n'icupa ryari rikigeze hagati arahanuka ahita yikubita kubera ibitotsi. Nese wagiye gukontora abantu barasinze mu mwaka abantu barasinze inzoga zarabonetse. Cyakora nawe ndashima Imana kubona ntarawupfuye. Kandi imbere ya Bonane twakoranye ikiganiro umeze neza. Umeze neza. Wambwiye ko utazongera no kunywa n'inzoga dere.
nyuma yaho rero nyuma yaho indangamirwa birakubanuye neza kabisa. nagiye Remera cyagiye tugiye Remera twajyanye Remera tujye kureba bagukubita na Nzovu nawe bamukubitira ahandi nyuma yaho ni nyuma yaho yakayakubitirwaga muri Sodoma nanjye nkubitirwa mu Gashyira kandi mu isaha imwe yakamwana yarampamagaye ninjye wamuhamagaye ese yaka ko barimo kundya inzara ndimo gukubitwa wajya ngo n'urwembe barimo kunkatisha mu maso no ku maboko wantabaye ko uri petit frère ngo Nzovu ngo urabona ngo yanciriye umugani yakamwana ngo nta ufata uhitwa ngo afaturuka nanjye uko urimo gukubitwa nanjye hari inda y'imyaka 60 yanyicariyeho ni 3 Nzovu ndikura ariko urabona ko njye nagerageje bamugejeje ati hari indaya irimo kumwita ninda y'umukecuru yaragiye kubomora ariko iyo nda yakamwana afite amafaranga bageze ku buriri kugira ngo yakamwana akore igikorwa inda isimwicaraho nimba yashaka ngo ayiha amafaranga gute na gute inda yamukubise imitsingiro aryo iyo nda yamukubise vide yakamwana umutwe wese uhenga amagutya umera gute igihe nanjye ubwo inzaza zimeze nabi ku maboko hehe aho kuri amaboko nizo zakuriye bafite inzara nyigihumbi dore gutya mama Queen yaramumaze yakamwana itabutse Nzovu ihangane cyo yakamwana narabyutse mu gitondo va mu Gashyekero musanga Sodoma yakamwana dusanga yanywaga agapeti mitsingi nanjye mwaka akanoresi kuburyo iyo ndaya yari muri ako kawatwe yakamwana yesa yihunga Nzovu ari wewe nanjye ninde wawe ndubuna nagwaye buna warabumaye uhana mama Queen yari kumwe na mama Queen na Queen ebana bameze neza bari gutembera bansanga hano ndi kwinyweraga nese mbacangamo rawundi reka watanze bitanu icyo gihe nese mbakubitamo rawundi rwose nawe wese uduciye uyu mwaka ndawuzi ariko Nzovu uramukunda oya Nzovu uramukunda kabisa yeka mbikubwe mungu wanjye mwizina kwa kundi bavuga ngo turantu hamwe bakubise yakamwana nanjye nakwema bakanguta imbere mwitabe ntari mabondiste allo mabondo ngo ngwiki none suragana uri kwa mushi komeza uhekenye natwe turi kurya umureti kuri Great Apartment turi kurya special natwe uri guhekenye ibihanga by'ihene kwa mushi kuri Wisdom niyo turi kurya special ariko ngo wasize uhaneye warane none kutangiye ubujura kandi uvuye imageragere ejo bundi nta 20,000 wariye by'ubuntu warayakoreye se yego Nese iyo tubuze kuki samaki utayishyira muri firigo ngo tunayikoresha ubukurikiyeho ugahita uyirya umva nkubwire wari kuyigarura kwa nyiri bwite yoguhaye amafaranga ukamwita nimba utangiye guhemuka utangiye kwita none wowe iyo umubwira ko uzayakorera ukayakorera ukamwishyura ibyo biganiro bibiri sawa ubwo gusa ni inama nakugiraga ejo bundi utazasubira aho wavuye sawa njye nta kintu abimbwiyeho nuko amakuru nyafite gusa njyewe inama nakugira uzamukubita interview ebyiri birangire izo veni warazisamuye twabwirwa n'iki n'izo samaki waraziguze hari igihe amwe twereke izaboze basi niba zara nabo uzitwereke twabwirwa n'iki niba waraziguze
mbo sawa rero gusa ni inama nakugiraga ugabanya akaboko karekare urabizi niko wazize n'ubundi bushize ugabanya akaboko karekare ni inama nakugiraga twikomereze shaka umuneje azagutwara iki se ntabwo azakugira ute se yakuririye amafaranga none uri no kumutinya yewega gutinya igisabo ni kwa kundi ngo inari kurira umwana baguhereze open giye gukoresha umunwa se oya ndi yaranje izakuka mwazinywereye mwa igihe wazigwereye nazinywereye imyaka irashize n'ishyamba se warazinywaga iki mw'ishyamba warazinywaga ishyamba na nzoga ziba ari kapiteni n'urwagwa mwibaga ariko nzovu kaba bavuga adatinya n'iranka ryawe nzoga zabaga ariko yakamwana ngo ari kapiteni ntabwo afite ndi kapiteni ntabwo nigeze nyambara njye natashye ndi second lieutenant ubwo ni inyenyeri zingahe inyenyeri imwe second lieutenant ufite inyenyeri imwe suretene ni inyenyeri imwe utaragera kuri kapiteni nuvuga ngo uva kuri suretene ukambara lieutenant ukambara kapiteni ukava kuri kapiteni wambara meja ukava kuri meja wambara aho wose wari wararenze oya nari nyiri hasi aho ngaho ko numva ariko ibintu by'amaranka amarake yo muri Kongo amarake samarake se ko byita amarake kivuse amarake muhazina simbi ko bavuga ariko numva ko ngo mwebwe ngo hariya iyo wenda nk'urugero nka Yakamwana ngende umusirikare n'urugero na Yakamwana ari umusirikare iyo anyishe ngiye ngo ndi major ya myenda yanjye ngo arayinyambura napfe ngo agahita yambara agahita afata rya garade ryanjye oya hese ngo nuko ari muri Kongo se oya nawe biba n'inyeshya nicyo gisirikare no kwa Satani nta kibazo ngo nuko ari muri Kongo wowe urashe kapitene ngo urahita uba kapitene cyangwa ni amagarade wenda wamukuramo imyenda ukayambara ariko izo ranka wazijugunya ntabwo uzambara kuko nta nubwo ntabwo ari zo mu gisirikare cyane cyangwa reka wenda wamukuramo uniform ukayambara kubera ko wenda wari wambaye ishaje ukamukuramo n'inkweto ukazambara ariko ntabwo warase kapitene ngo nawe urahita uba kapitene no kwa Satani icyo kirashi naho cyabaye nese kuki Nyarudindiri afite amagarade yo kwa Yesu afite inyenyeri 3 biriya nibyo mubaji ibyo mubaji urase n'umusikare wahe Nyarudindiri urafata baji ngo nabase ni nk'abasikuti abasikuti se babona batagira amapeti Yakanzovu asante sana wakoze cyane